Mbaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi rero nkuko dusanzwe kwigira hamwe amasomo ajyanye n'imikorere ya YouTube, uburyo waba creator, uburyo nawe ibintu wabikora neza nk'abandi bose. Tugiye kurebera hamwe amasomo y'ibanze cyangwa se ubumenyi bw'ibanze ukwiriye kumenya kuri iyi software bita Adobe Premiere. Adobe Premiere ni software nziza cyane. Nkuko ubona aba creator benshi hano mu Rwanda bakora ama documentaire, abakora ama filime, bakora ibyegeranyo, abakora amakuru, abakora za interviews, buriya abenshi bakoresha Adobe Premiere. N'abatayikoresha baba bakoresha izindi, ariko iyi ni software bakoreshejeho uko byagenda kose, kuko ni imwe muri software nziza kandi zikora ibintu byiza. Utayikoresha uyu munsi ashobora kuba yaranayikoreshejeho, kuko ni software nziza kandi iryoshye ku muntu wese mu creator ukora ikintu kijyanye n'ishusho cyangwa se ifoto gisa neza. Reka turebe ubumenyi bw'ibanze ukwiriye kumenya kuri ino software bita Adobe Premiere, ubundi waba ukeneye kuyiga, ukeneye kuyimenyaho ibindi bintu byo hejuru cyane, wabitwandikira muri comment hano kuri Mukire Entertainment. Nabahaye ikaze. Adobe Premiere rero ni software nziza, ni professional editing software. Nuvuga ngo ni professional nyine, kuko itanga amashusho meza, amafoto meza bitewe n'ikintu ushaka kuba wayikoresha. Ni software rero ikorwa ifitwe n'uruganda bita Adobe Inch. Adobe Inch nyine nibo bagenzura iyi Adobe Premiere Pro, ikaba ikora kuri ikaba ikora kuri Windows, computer z'ama Windows ndetse n'ama iOS, Mac iOS nazo zikora neza cyane. Yes, ikaba ari software nanone isaba subscription. Mu gihe uri kuyikoresha nyine hari udufaranga duke kwishyura bitewe na Pro ushaka gukoresha, niba ari Pro cyangwa se izindi features ziyongera kuzo abandi bashobora kuba babonera ku buntu. Yes, ikorera muri computer za Windows n'aba Mac OS. Ikindi rero mu bindi bintu ino software ikora, natanga video mbabwira ko turi kurebera hamwe ibintu by'ingenzi kuri kumenya nyine kuri ino software, kuko abantu benshi bayikoresha. Icyambere, ino software ni multi editing cyangwa se ni multi track editing. Ni ukuvuga ngo ino software yeditinga ibintu byinshi cyane mu gihe kimwe, multi editing track. Ni ukuvuga ngo ino software ushobora kuba wafata amashusho, amajwi, ukaba wakora montage, ukaba wakweditinga ibyo byose, amafoto, ibyo byose icyarimwe. Ni multi editing track. Urumva ko ni software nziza abakora ama documentaire, byegeranye, amafilime, ino ni software bakoresha kandi igatanga ibintu byiza cyane. Ikindi kintu ugomba kumenya kuri ino software iri format captability. Format captability. Nuko ngo ino software itanga format z'ubwoko bwose butandukanye, haba MP4, MOV, AIV, MixXF, 4K format, 8K format. Nuko ngo ino Adobe Premiere iri pro kabisa, kuko format zose ibasha kuba yazitanga neza cyane. Icya gatatu, ino software iri color correction and grading. Ibintu bijyanye n'amabara, kweditinga video, amabara, guhindura amabara, ukayakosora neza nyine, ukayashyira mu bundi buryo bwose ushaka kuyahindura, guhindura exposure, buryo ayo mabara agaragaye mu documentaire cyangwa se muri filime. Ino software ibyo byose ibikora neza cyane. Ikindi kintu, ino software iri audio editing. Ishobora kuba yakora video kandi ikaba yakora na audio, ikaba yakweditinga n'amajwi neza cyane. Audio editing, kuko ifite panel bita sound panel, aho ubasha kuba wafata amajwi ya video ukayeditinga, ukayavanga se cyangwa se ukaba wayahuza n'ibindi bitewe nyine, kuko urabona ko ni audio editing nabyo ibasha kuba yabikora neza 5/5. Ikindi, ino Adobe Premiere ikora ikintu bita motion graphics and titles. Ibintu bijyanye no gukora ama montage nko muri filime, ino software irabikora neza cyane. Ibintu bijyanye no kuba wakora ama titles cyangwa se kuba wakwandika muri video, wakira ama subtitles, wakora ayo montage cyangwa se ama slow motion, ino software Adobe Premiere ibikora neza cyane. Ikindi, ino software ikora ibitwa integration with Creative Cloud. Nuvuga ngo ino software ishobora kuba yahuzwa n'itwa Photoshop cyangwa se Illustrator
ubundi ikaba yakorohereza creator kuba yakora amatask akomeye cyane, projet zikomeye. Nuko ngo niba ufite project ikomeye uri kweditinga muri ino Adobe zikumenye zirasaba ibintu by'ama Photoshop, ama effect, byose ino software ibasha kuba yabikora neza cyane mu buryo buri pratique. Nabyo tugenda tubirebera hamwe gatanu kuri gatanu hano kuri Mukire Entertainment. Twarebeye hamwe ibyiza byabyo byo itanga quality zo hejuru cyane za HD, za 4K, za 8K. Ino iri professional ku rwego rwo hejuru cyane. Hanyuma rero ibyo ugomba kumenya bikomeye cyangwa se nk'imbogamizi kuri ino software yabita Adobe Premiere, niba ugiye kuyikoresha ibi nabyo ntabwo wabyirengagiza. Icyambere, ikenera RAM yo hejuru cyane kugira ngo ibashe kuba yakora neza kandi ku muvuduko uyishaka. Kugiro nka RAM ya 16 GB 16 nibwo ibasha kuba ya processinga ibintu neza cyane ku muvuduko uyishaka. Ikindi ino software ntabwo iri free, ubwo ngo abantu bayikoresha bariyishyura nyine iri pro. Nuko ngo ntabwo iri free nyine, usaba kujya wishyura amafaranga runaka ku kwezi kugira ngo ubashe kuba wayikoresha. Ikindi ino software mu kuba wayikoresha bikaba bisaba kuba ufite ubumenyi nibura bw'ibanze mu bijyanye n'imyediting. Ntabwo ari software yoroshye mu gihe utabanje kuyihuguraho. Yes, Ncamake rero Adobe Premiere ni software nziza zikoreshwa n'aba content creator hirya no hino ku isi kandi ukabasha kuba bakora ibintu byabo neza cyane. Aya ni amakuru yibanze kuko natangiye video mbibabwira. Nizere ko nibura kwijyanye na Adobe ugize akantu uyimenyaho. Ikindi gitekerezo cyose wagira cyangwa se wifuza ko twazabikora mu buryo buri pratique, byose nabyo twazabikoraho. Usabwa nyine nuko warakoze subscribe ubundi waduha n'igitekerezo bijyanye nuko wowe ubyumva. Yes, ndabashimiye ngene twa Mr Sam, nshimira na Fabrice uri nyuma ya kamera. Ishusho ryiza mwabonye niwe uba waribagijejeho. Yama